bavandimwe inshuti za Angelopedia TV ndabasuhuje Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi ni icyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya. Ndagira ngo rero nk'uko benshi muri mwebwe bagiye babisaba tuganire ku kintu kijyanye n'uko abakristo tugomba kwitwara muri iki gihe isi yose Kiliziya kugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Iki ni icyorezo bavandimwe kidashobora gufata uko tubonye kuko icyorezo cyaduciyemo igikuba, icyorezo cyateje ibibazo byinshi, icyorezo kibudutera ubukene, icyorezo gifite ingaruka mu mpande zose, ariko cyane cyane turebe ingaruka z'ubuzima bwa roho turi gukura muri iki cyorezo. Ubundi abanyarwanda benshi basanzwe ari abakristo, basanzwe baha umunsi w'icyumweru baba bagiye gusenga aho basanzwe basengera muri Kiliziya Gatolika, ayandi madini n'amatorero, aho hose ku cyumweru abakristo tuba twakoreye gusenga. Ubu rero iki cyorezo cyatumye guhurira hamwe bidashoboka, ntabwo tumaze igihe gisaga amezi 4 abakristo badahurira hamwe ngo basengere mu Kiliziya cyangwa mu nsengero, ariko ndagira ngo ahangaha twumve neza, ntabwo icyorezo cya coronavirus cyakuyeho gusenga ku bakristo Gatolika. Ntabwo icyorezo cya coronavirus cyakuyeho gutura igitambo cy'Ukaristiya, ahubwo cyabaye igihe cyo kugira ngo turusheho kongera imbaraga no kaza umurego mu gukomera ku isengesho. Abasaserdoti aho bari mu ngo zabo baturaga igitambo cy'Ukaristiya bazirikana abakristo baragijwe, bazirikana imbaga y'Imana y'isi yose, bakayizirikana mu gitambo cy'Ukaristiya nk'uko umusaserdoti asabwa gusoma misa buri munsi, niko n'ubundi babikoraga mu ngo zabo, basabira abakristo aho bari hose, ndetse basabira n'isi yose, basabira ubuyobozi bw'isi kugira ngo bubashe kwitwara gitwari muri iki gihe gikomeye turimo kunyura. Muri iyi minsi rero twagize amahirwe y'uko Kiliziya n'insengero byongeye kumarwa kugira ngo duhurire hamwe dusenge, duture igitambo cy'Ukaristiya, ariko kandi twihuta. Uko biragaragara ko hari benshi bameze nk'abibagiwe ko umunsi w'icyumweru ari ngombwa kandi inshingano z'umukristo kujya gusenga, kujya mu misa uko bishoboka, kuko birumvikana niba abantu bagomba kujya mu rusengero ari umubare muto cyane ugereranyije n'abajyagamo, bitewe n'uko bagomba kwicara guhanwa imyanya kugira ngo tutanduzanya icyorezo cya coronavirus. Biragaragara ko abantu ko bajyaga mu Kiliziya, ko bajyaga mu nsengero byaragabanutse, umubare wabo waragabanutse, ariko hari n'abandi ureba ukagira ngo ntabwo bakimenya ko umunsi w'icyumweru. Iyo ugenda ku cyumweru abantu barubaka inzu, ukabona abandi barahinga, ukabona abandi barakora, kubera kumara igihe abantu badahurira mu Kiliziya no mu nsengero, wagira ngo abantu bibagiwe ko umunsi w'icyumweru uriho. Kandi iki cyorezo tutacyakiye nk'abakristo, tucyakire mu kwemera, duhangane nacyo mu kwemera, cyadukubita hasi. Abanyarwanda bavuga ko yagukanze bitaba inturo, ariko naho wakangwa n'ibikomeye ufite Imana ugomba gutsinda. Ari umutagatifu aratubwira ati niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Icyago se, agahinda se, ibitotezo se? Tukavuga ati nta na kimwe, ntabwo byashoboka. Na coronavirus ntabwo ishobora kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kubera ko dufite Imana, nta kabuza tuzayitsinda. Ntabwo tugomba kureba ngo dukangwe n'ibikangisho by'icyorezo, nubwo nyine tugomba kukireba ntikije kutujegeza, ariko twumva ko tugomba kugitsinda. Turebe ingaruka zacyo, turebe ibyo tunyuramo, abantu bumve ko batsinzwe, bicare hasi barambye, batera Imana umugongo, wumve ko ariyo yabatereranye, ahubwo
tugomba guhaguruka gitwara nk'abakristo za ntwaro zacu z'ubukristo. Kristo gatolika afata za ntwaro zacu tugasoma ijambo ry'Imana, tugasoma ijambo ry'Imana niko bishoboka tugahabwa Yesu Kristo kugira ngo dukomeze mu bihe bikomeye turimo. Ariko kandi muri ibyo byose ntitwibagirwe gukora ibikorwa by'urukundo kuko biduhuza n'Imana binyuze kuri mugenzi wacu. Ubu ngubu urareba mu nsengero no muri kiliziya ukuntu tujya gusenga, mutekereze icyorezo dutangiye kubara nka kwa kundi abayahudi babaraga Yesu Kristo aratubura imigati ikaribwa n'abantu 5,000 tabarimo abagore n'abana, tukibara abagore n'abana, abagore n'abana batarengeje imyaka 12. Muri wa mubare tubara agomba kwinjira mu kiliziya 300 naho tukibabara, abagore bahetse ntabwo tukibabara, abakecuru n'abasaza ni ukwitaho ku byo byihariye. Ibyo byose ni ukugerageza kugira ngo duhangane n'iki cyorezo, ariko ntabwo tugomba guhera ahubwo tugomba gutsinda kakava. Yesu Kristo yatsinze, Yesu Kristo yatsinze, natwe nta kabuza tuzatsinda. Bavandimwe rero tureke Imana twiyoborere, tureke Imana itwereke umurongo dufata, tureke Imana itwereke uko tutagomba kugira ubwoba ngo tugamburuzwe n'icyorezo, kandi Imana yacu ari Imana ifite ububasha. Ituzirikane urugendo rukomeye Yesu Kristo yanyuzemo, natwe tuviremo, bitubyare, biduhe imbaraga zo gukura. Abantu basigaye baganira bagatera urwenya bavuga bati umenya hari coronavirus irangira abantu tuzongera gusubira mu kiliziya kubera ko bibagiwe ko kiliziya ibaho, bibagiwe umuryango wanyuragamo, bibagiwe icyumweru. Hari abibagiwe icyumweru bose birebye barabihara, ariko abakristo bafite inyota yo kongera gusengera hamwe, bafite inyota yo kugira ngo bongere bahure uko byari bisanzwe. Ariko ibi byose tuzabigeraho bitewe n'uko tuzitwara n'imyanzuro izagenda ifatwa, uko tuzagenda tuyikurikiza. Ariko ibyo byose bigakorwa mu Kristo, imyanzuro igafatwa mu kwemera no kumva neza uko Imana idukunda, nuko mu bihe bikomeye aho kugira ngo abantu bahunge Imana, ahubwo bagombye gusenga cyane bakabona gutsinda. Corona rwose ni igitangaza. Iyi corona iyaba byashobokaga ko abantu b'isi yose duhaguruka dufite amacumu cyangwa amabuye tukayitera ikomongana ikagenda tukayitsinda, ariko nibyo tuzabikora nidusenga cyane. Buri wese akora icyo agomba gukora, ibi bikorwa bikajyana no gusenga, nta kabuza corona tuzayimenyesha. Ariko nitugira icyo twibagira kigasigara inyuma, corona izadutsinda, izakubita ikivugo kuko izaba itunesheje. Ntibikabe kuko turabishobora. Yesu yaratsinze, natwe tuzatsinda. Corona rero akabi kagiye gushoboka kuko nta bubasha budufite. Bavandimwe rero mwese, ijambo navuga ngo mukomere muhagarare igitwari. Ubu hari abantu benshi bafite ibibazo by'ubukene, hari ababuze akazi, hari abarwayi nabo barahari, ndetse mu bihugu bya kure hari abapfushije cyane, natwe twarapfushije abantu bagera kuri 5. Ibyo bisize n'ingaruka zo mu rwego rwose, kandi bikamubwira kandi uzibwira ko ingaruka zakoma zitamureba, kuko burya iyo umuntu agize ikibazo kikagera hirya n'umuntu yari umukozi akazi kagahagarara, wa wundi yaguriraga yajya kugura ibyo kurya, umucuruzi nawe arahomba. Wa mucuruzi nawe niba afite umwana yajyana ku ishuri, mu ishuri akamwishyurira, ntabashe kumwishyurira,
ugasanga ingaruka zagera zikagera tugeraho twese. Niyo mpamvu bavandimwe ngira ngo iki cyorezo twese twumve ko ari ibyago byatugwiriye twese ahasigaye duhangane nacyo. Ariko ngewe icyo nakomeje kubasaba abavandimwe ni mwibuke ko gusenga ari ngombwa no mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi, ndetse ni naho bikenewe cyane kugira ngo Imana itabare idukize iki cyorezo. Babandi bibagiwe icyumweru, babandi basigaye bumva ahubwo kuba ku cyumweru badahurira mu kiliziya bameze nk'abizituye ku ngoyi yari ibahambiye cyangwa umutwe w'abashinguraga ibitugu. Ibyo ni ukwibeshya cyane. Ntabwo ushobora gutema ishami wicayeho nawe watembagara kandi ugashinja. Dukomere ku isengesho uko dushoboye, tugure hamwe, dusengere hamwe mu kiliziya uko bipanzwe aho dutuye, kuko nyine ntabwo ari guhombokerayo gusa, ubona kugenda twizera disipline idufasha kugira ngo umuntu wo kwirinda ukomeze. Ariko kandi cyane cyane dusabire isi yose, dusabire abayobozi bacu, dusabire aho icyorezo kiri guca kigacika gukomera. Mwese rero bavandimwe, bifurije ibihe byiza, bifurije gukomera, ariko mbifurije gutsinda no gukomeza kubaho mu mahoro dukesha umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha wose.